kandi bwo mwijuru buri hafi. Yesu ashimwe bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo w'inyarugenge. Ndagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuri Imana yo kubahwa cyane. Uri umunyacyubahiro utagereranywa n'abandi. Aya masaha turakubashye mwami. Uri Imana y'imbaraga nyinshi. Tugushimiye umwanya uduhaye w'ijambo ryawe. Duteze amatwi ngo twumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Uduhishurire cyane kurenza ibyo twumva. Mu izina rya Yesu bisabye twizeye. Amen. Ndagira ngo dusome ibyakozwe n'intumwa ibice 28, turahera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 6. Byakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Aravuga ngo ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma mu kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Abandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana itugirire neza cyane. Dukomeje kuganira intego yacu ivuga gusubizwamo imbaraga. Mu makuru twabonye ko Paulo binjiye mu rugendo, banyuze mu nyanja berekeza mu Italiya. Urugendo rwababereye agaterera nzamba, rwabereye urugendo ruteye ubwoba cyane. Bahuye n'umuraba, bahura n'ubwoko bw'imiyaga myinshi irimo za urakuro na za ruhuhuma, bigera ku rwego biheba nk'abagiye gupfa. Ariko Paulo nk'umuntu w'Imana, Imana imusubizamo imbaraga, arangije ahumuriza abo bari kumwe, bagira umugisha barakira, bisanga ku kirwa cyitwa ikirwa cy'Imerita. Bahageze naratangaye. Buriya Satani rimwe na rimwe ntabwo amenya igihe dusubirizwamo imbaraga. Cyakora igihe ducikira intege ababibona, ariko igihe cyo gusubizwamo imbaraga hari igihe atabimenya. Ubona ko Satani yacunganye na Paulo, ariko ntabwo yarazi ko Paulo yashubijwemo imbaraga. Yari afite amakuru yuko umuraba wo mu nyanja wamuteye ubwoba, bigera ku rwego yiheba, abona yuko azapfa. Ariko igihe Paulo yasubirijwemo imbaraga ntabwo yabimenye. Nta nubwo yanabyitayeho. Burya maze kumenya ikintu, nubwo abahanga bazi ibintu byinshi, bakabakora ibintu byinshi, ariko hari ibintu bazapfa batagezeho, kuko Imana yabyisigarije ngo bigisobanuro gisobanura ubumana bwayo. Nongera nsubiremo, hari ibintu Imana yasigaje ngo bigisobanuro gisobanura ubumana bwayo. Ibyo rero abahanga nta kintu bazabikoraho. Niyo mpamvu hari ibintu binanira abantu, hari ibintu isi ishobora gushakira igisubizo ikakibura, kubera ko byasigaye ari Imana yonyine bifite ububasha kugira ngo bigaragaze ubumana bwayo. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye. Bageze muri icyo kirwa cyitwa Merita, Paulo nyine nk'umuntu wari wasubijwemo imbaraga yagize courage, agira umwete wo gushaka inkwi, bacana nyine umuriro, babacanira umuriro, arangije afata umuganda w'inkwi awucana, ngo muri uwo muriro havamo inshira. Irasimbuka ihita imuruma ku kuboko cyangwa ku gikonjo. Imaze kumuruma naratangaye, yari inshira ifite abafana. Abantu bari aho ngaho baravuga ati si twabivuze ko uyu mugabo ari umwicanyi, nubwo yakize urw'inyanja idacurwa kibera, ariko iyi nshira ntayihonoka. Ariko nubwo irumye umuntu udasanzwe, irumye umuntu washubijwemo imbaraga. Icyama Imana ikagusubizamo imbaraga ibyo uhura nabyo, kuko urugendo ntirurangiye, uzahura n'ibindi. Kubera ko buri rwego rushya rugira intambara nshyashya. Buri rwego rushya mu buzima duhura nabyo, mu buzima bwacu bwa Kristo, rugira intambara nshyashya. Rero ibyo uzahura nabyo, icyama ngo uzahure nabyo warasubijwemo imbaraga. Haleluya. Satani naratangaye cyane, yashaka gusebya Paulo, kuko urumva Paulo bari bafite ukuntu bamuzi, yari afite n'ibyo aregwa. Satani yashaka no kwemeza ibirego bye mbere yuko anagera n'imbere ya Kayizari, kandi yari amaze kubabwira ko agomba guhagarara imbere ya Kayizari. Uzi ko buriya Satani aba afite imishinga myinshi yo kugusebya no kukumwaza, kugira ngo ibyo waririmbye, ibyo wahanuye, ubutumwa wavuze, na kwa kundi uhagaze imbere y'abantu ugahamya bihinduke zero. Ariko Imana ishimwe ko ari Imana idusubizamo imbaraga. tugahura n'inshira twarashubijwemo imbaraga, kandi iyo duhuye nabyo duhura nabyo turi abantu badasanzwe.
aho kugira ngo bidusigeho amateka yuko byatunesheje, tubisigira amateka, dusiga amateka mu birwa by'imerita aho duca mu rugendo rujya mu ijuru, amateka avuga ngo ibi ngibi byaraneshejwe, ibi byagiye bineshwa. Reka mvuge ubwoko bw'izi ncira, hari n'abandi bene data bahuye nabo. Yozefu ni musoma mwitonze, yagiye kwa muka Potifari. Kuba kwa Potifari yari umuntu w'Imana ufite amasezerano, Imana yavuganye nawe, ariko yari umuntu ufite imbaraga z'umutima zikomeye, yari yarasubijwemo imbaraga. Nubwo yanyuze mu bihe bikomeye, nubwo yanyuze mu bihe bimugoye, bakamushyira mu rwobo, bakuru be bakamugambanira bakamugurisha, ariko yari umugabo ufite imbaraga. Ahageze rero yahuye nawe n'iyincira, n'ubu bwoko bw'izi ncira. Umugore wa muka Potifari aramubwira ati ariko wanyemeye tukajya turyamana cyangwa tukabana. Ariko Yozefu aramubwira ngo ntabwo nakora icyaha kimeze gutyo ngo ncumure ku Mana. Bakundwa mu nyumve neza, umuntu wasubijwemo imbaraga akongera kuzuzwa imbaraga neza, iyo ahuye n'ibintu arahamenya, aravuga ngo sinshobora gukora icyaha kimeze gutyo ngo ncumure ku Mana. Imana igusubizemo imbaraga, kuko ibyo uri guhura nabyo biroroheje. Ejo bundi uzahura n'ibindi bikomeye, ariko nuhura nabyo warasubijwemo imbaraga, uzabisigira amateka y'ubutsinzi, uzabisigira amateka y'ubuhamya bwiza. Aho uzaca uzasiga amateka y'ubuhamya bwiza, kandi n'abagenzi bazahanyura nyuma yawe bazahanyura banezerewe, kuko hasize ibibaremera umunezero. Hari ukuntu nyine mu rugendo usanga umuntu agenda asiga amateka mabi, kandi yarabaye umugenzi agasiga amateka atanejeje abagenzi bazamukurikira. Ariko twebwe abantu basubijwemo imbaraga tugenda dusiga amateka meza. Niba ari mu busoro hasiga amateka meza azasubizamo ibyiringiro, azanezeza abandi bagenzi bitwa abasore bazanyura mu bihe waciyemo. Imana idufashe kandi Imana itugiriye neza. Rero murabizi yuko Yozefu yinjiye mu nzu agiye gukora imirimo, umugore yaje no kumufata, akoresha imbaraga. Ariko akoresha imbaraga asanga uwafata ni umunyembaraga, amusigira ikanzu, yaragenda yemera no gufungwa, ariko Imana yabikoreye imbere, yaje kumufunguza imukuramo. Rero niko byagendekeye Pawulo rero bari kota umuriro, igikururuka kirasimbuka kiramufata. Iyi nzoka ifite ibintu bibiri bikomeye yibitseho byanteye ubwoba. Icya mbere ni uko ari inzoka ivuye mu muriro, imurumye ivuye mu muriro. Uzi ko hari inzoka zituruma ziza ibintu by'umwuka, ziza abavuga indimi, ziza berekwa, nyine zivuye mu muriro. Umuriro zivuye mu muriro, yamurumye ivuye mu muriro, ariko isanga ni umuriro urenze umuriro avuyemo. Sanga Pawulo, Bibiliya iravuga ngo abamarayika Imana yabagize imiyaga, ariko bagaragu bayo yabagize imiriro yaka. Iyo Imana yadusubijemo imbaraga, inyuma tuba tugaragara nk'abandi, ariko mu buryo bw'umwuka tuba turi imiriro yaka. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe cyane. Icya kabiri yari yibitse no ko ari ifite abafana, ngo bategereje yuko Pawulo apfa akindutse cyangwa se aza kubyimbirwa, ngo barabibura, ngo noneho bahindura amagambo. Ku muntu wasubijwemo imbaraga, ibyo abandi bananiye, urugendo abandi bananiwe, warunyuramo akarusigamo amateka meza. Umukobwa wasubijwemo imbaraga, aho abandi bakobwa baguye, warahanyura akasiga amateka meza. Bibiliya ivuga amagambo bene Kora bavuze, baravuze ngo hahirwa abantu bagufiteho imbaraga, ngo niyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagendura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyambika umugisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga, bagaragara mu maso y'Imana Siyoni. Ni ukuri Pawulo amaze gusubizwamo imbaraga, ahimerita yahasize amateka meza, barahinduye baravuga ngo ni Imana. Kandi Imana yamukoresha ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, ku buryo n'ibyo bari bakeneye byose bari baratakaje mu nyanja, abantu b'imerita barabibahaye kubera umuntu umwe wari ubarimo wasubijwemo imbaraga. Mwene da, ukeneye gusubizwamo imbaraga, ukeneye gusubizwamo imbaraga, kuko imbere inyuma yuko unyuze mu miraba myinshi ukanyura mu bikomeye byinshi, utegerejwe noneho n'inzoka. Kandi inzoka y'inshira ikuruma none ivuye mu muriro. Rero tukiri mu isi nta heza hisi, aho tunyura hose hari intambara. Iyo umuntu arimo ageragezwa, afite ubukene, afite ibibazo, aba afite intambara iri ku rwego rw'ibibazo n'intambara. Ariko niyo umuntu amaze gusubizwa, agira intambara iri ku rwego rw'ibisubizo. Iyo umuntu yari umukobwa, agira intambara yo mu bukobwa, ariko iyo amaze kuba umudamu, agira intambara yo mu rwego rw'ubukobwa. Reka mbabwire ikintu cyantangaje, buri rwego rwose umuntu aba ariho aba afite intambara arwana nayo. Icyo dukwiriye gusaba ni ukubwira Imana ngo dusubizemo imbaraga zitubashisha kurwana intambara. Kandi Pawulo uyu nguyu urimo mbabwira, yarwanye intambara kugeza ku iherezo. Ubwo yandikiraga Timoteyo, aramubwira ngo ndumva amaze kumera nk'isukwa ku gicaniro. Akamubwira ngo ndumva rwose ntunganiye Imana, ndumva ameze neza. Aramubwira ngo igihe cyanjye cyo kugenda numva kigeze. Yabonaga amarembo y'urupfu rumuhamagara, rumubwira ngo ngwino nkubere irembo utahe ujye kuruhuka.
Aleluya. Twebwe ku bantu bizera ntabwo urupfu rudukangaranya, ahubwo urupfu rutubera irembo ritubwira ngo nimuze mbinjize mu bwami mwateguriwe. Niyo mpamvu umuntu wese wasubijwemo imbaraga atajya atinya ubwoba, atajya agira ubwoba, ntabwo ajya asubizwa inyuma n'urupfu, ntabwo ajya agira ubwoba. Pawulo rero arakomeza aramubwira ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Pawulo yari umunyembaraga. Arangira ngo kandi ibisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka iry'umucamanza utabera za makuru rya Musa. Aravuga ngo singe gusa hari n'abandi rero basubijwemo imbaraga. Mukundwa, reka mvuge ikintu cyantangaje kuri Pawulo. Dukeneye gusubizwamo imbaraga. Niba musoma mu itorero ry'i Korinto yigeze kubaganiriza, arababwira ngo nibaza ko muri mwebwe nta muntu nanyanganyije, nta muntu nigeze ntwara ikintu cye. Yari umugabo uva kubwiriza nijoro akajya kuboha amahema, kandi murabizi amasaha yavugaga. Tekereza umugabo uvuga bawutuko bagasinzira, umugabo uvuga kavuga umwanya munini, ariko yarangiza ntagire umugayo. Yari afite imbaraga, yari yarasubijwemo imbaraga. Imana igusubizamo imbaraga udatibaba, kuko umuntu utasubijwemo imbaraga, nicyo ndaza wenda gusorezaho, atibaba, asubira inyuma, ananizwa n'ibyo abandi bashoboye, atsindwa n'ubusabusa, amagambo aramunesha, utubazo tworoheje turamunesha. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubwo wasigamwe n'abagenza amaguru bagasiga unaniwe. Ese abagenza amafarashi nibaza bizagenda bite? Amafarashi naza bizagenda bite? Hari igihe turwana intambara zoroheje tukananirwa, tugatsindwa kubera intege nke, kubera ibitotsi, kubera umunaniro, kubera kunanirwa. Ariko Imana yongere gusubizamo imbaraga. Kandi ndashaka kubabwira yuko Imana igisubizamo imbaraga umuntu bisabye. Umuntu winginze Imana akabisaba, Imana imusubizamo imbaraga. Na Yesu ku musozi w'Igetsemani, marayika w'Uwiteka yamwongereye imbaraga, bituma ajya mu rugamba rwo kubabazwa, anyura imbere y'abatambyi, anyura imbere y'abacamanza, arakubitwa, amucira mu maso. Yari afite imbaraga kandi ntiyakanye umusaraba, kubera ko yamaze kongererwa imbaraga. Imana ikongerera imbaraga, Imana igusubizemo imbaraga. Inshira zaba ruhuhuma, zaba intambara zigutegereje, zose uzazisigira amateka meza yo kuzinesha, kubera ko umuntu wasubijwemo imbaraga. Reka dusenge. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Subizamwe imbaraga uwari unaniwe, wari ucogoye, musubizemo imbaraga. Ongera utwuzuze, kuko urugamba turwana rugenda rwihinduranya. Tuva mu rugamba rumwe tujya mu rundi. Tuva mu nyanja ifite za ruhuhuma, ifite za urakuro, twinjira ku kirwa cy'Imerita tuhasanga inzoka zinshira. Ntabwo turuhutse. Aho waba utugejeje hose ntabwo intambara yarangiye. Turacyakomeje kurwana intambara nziza yo kwizera. Ndagusabye ngo bashishe umuntu wese, umugirire neza, umusubizemo imbaraga, kandi umukomeze cyane kugira ngo akomeze kugukorera no kukubyarira umusaruro. Namara gukora ibyo washatse byose azasinzire nk'uko abandi bagiye. Urakoze kuri Imana yacu, mu izina rya Yesu misabye nizeye. Amen. Amen. Amen.